reka tubifurize ikaze kugwa neza kugira impagarike n'ubuzima abakunzi b'Intare official ndetse na Macho TV show. Aha ni ahandi tubagezaho amakuru atandukanye abera muri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, muri Ituri no mu zindi province, ariko tukibanda cyane mu ntambara ikomeje kuba ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihuza impande uruhande rwa Alliance Fleuve Congo, M23, MLDP twirwaneho, aho bahanganye na ya mitwe dukomeza kuvuga, imitwe irenga igihumbi, imitwe myinshi irimo Wazalendo bafite ubwoko bwinshi, FRDC, FDNB, abacanshuro mu bihugu bya Amerika, hariya muri za Colombia iri muri Amerika, ndetse na FDLR, interahamwe, imbonerakure n'abandi benshi baje bose bihuza n'uriya mutwe umwe wa FRDC. Ahangaho ni hahandi turaje no kugira ngo tubagezeho uko byaramutse, uko bimeze kugeza ano masaha, aho intare za Sarambwe zihagarariye, pozisiyo zirimo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, imirwano ahiri kano kanya, Wazalendo bakomeje kwigamba no kuvuga ko bafashe ibice. Ejo naje mbibabwira mbereka uburyo leta ya Kinshasa yamaze gusensibiliza no gushyiraho uburyo bweruye bwo kwica bo mu bwoko bw'Abatutsi, bitangirwa bivugwa n'umuvugizi wa perezida witwa Jean Claude, bamwita ni Jean Claude Benga, haza Sylvain Ekenge, amagambo yavuze mwayumvishe, ntabwo nongera kubisubiramo, gusa icyo navuze ati urugamba niho rwajya gutangira, intambara niho yatangira rwose, urugamba rwo kubohora Kongo, mufashe intare za Sarambwe, mufashe amadubu, mufashe abaliberateur, mufashe abarevolutionnaire, nongeye ndabibasabye, abo gusenga musenge, abo kujya ku maradiyo mujye ku maradiyo, abo kujya kuri YouTube mujye kuri YouTube, abo kujya ku binyamakuru byandika mwandike, buri hantu hose, abanyamerika mujye kuri ambasade. Ndabizi yuko muri gutegura igikorwa cyiza cyo kujya gukora imyigaragambyo, mujya kwereka ambasade ya Amerika, nuko ndamenya umunsi, ntabwo ndamenya umunsi, ariko ndemeza ko muri kubitegura kandi mugomba kujyayo mukereka Amerika bino bintu byirimo iri kurebera. Bayita ngo n'umupolisi w'isi, ariko se ari umupolisi w'isi ntacyo ari kwitaho. Ndabasabye, ndabinginze, mugire vuba kuko turashize, amahanga ari kurebera. Murareba ibyabaye mu Rwanda, amahanga yarareberaga, ngo hari izo bitaga za minware ntacyo yakoze, hari Abafaransa, hari Ababirigi ni babi, nongeye mbabwira ngo ni babi, Ababirigi, les Belges, muri babi, nongeye mbabwira ko muri babi, ntimukunda Abanyafurika, mukunda inyungu zanyu, mukunda ibyo mukora muri Kongo, ntabwo mukunda Abakongomani. Abarundi barabishinga, ariko ntimukunda Abarundi kuko nta n'icyo mugira uretse ibyo mukura muri Kongo. Nitubarwanyiro, tubamagane, tububahe ko muri abantu mwaremwe n'Imana, ariko noneho tubime wa mwanya wo kugira ngo mutwinjiramo, mukomeze kudutanya nk'uko mwabikoze, mugatanya Abanyarwanda, mukabaremwa Abatutsi, Abatwa n'Abaki n'Abahutu, ubundi nyuma bakazaza kwicana. Ndahamya ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwarabikoze. Ubu ngubu nibyo ba Sylvain Ekenge bari kugenderaho, bavuga ati ngo kurongora umukobwa w'Umututsikazi ngo ni ukwirahuriraho amakara. Ibyo byose ni ideoloji yavuye mu Babirigi. Ndahamya nashidikanya yuko abo kumva mwamaze kumva, ariko urugamba
niho rukomeye, urugamba niho rwagera aho kurwanywa. Ikintu tucyumvikaneho ahangaha, ibintu rero ibintu birakaze, ahangaha ibintu birakaze, ahangaha ibintu birakomeye, ahangaha niho rwagera hahandi rugiye kurwanwa. Reka banze nashimiye intare za Sarambwe zarashe Sokoyi. Muri iki gitondo n'ubundi hari indege avion de chasse yaturutse i Bujumbura iraza icara hejuru ya Lake Tanganyika, ariko inzego za M23 zari zamaze kwitera imboni, nabo niba radari yabo yaje kumenya yuko iya M23 yamaze kuyibona, indege yongera gusubira Bujumbura itarashwe. Ni ukuvuga ngo ni amahirwe bagize, Imana irengera imisega yo muri FDNB yayirengeye, ariko iyo ndege si ya FDNB ahubwo ni indege, ishobora kuba atari Sokoyi, ni indege ya gisirikari yarivuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Kuba itarashwe ni amahirwe yabo, ariko nemeza ko niyongera kugaruka noneho iraraswa. Reka tukibasezeranye kandi tukibabwire ko niyongera kugaruka iraraswa. Icyo nababwira cyo kimwe nuko niramuka yongeye kugaruka, ikagaruka kuri buriya butaka, ikagaruka kongera guhungabanya umutekano nk'ibyo yakoze, umenye yuko iraba iraraswa. Iraraswa rwose. Icyo nababwira cyo kimwe, mujye mumenya ko iraba iraraswa. Iraraswa mu buryo rwose nababwira ko niramuka yongeye kugaruka iraraswa. Urabona ko M23 yatanze makobora kubera gushaka kugira ngo yerekane ko iri kubahiriza akagahenge k'amahoro n'ubundi uko byagiye bigenda, uko byagiye bibera hariya za Doha nahe. Ibyo ntabwo bishakishe kuvuga ko leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi ari wa mwanya wo kugira ngo ishipote yongere iteze akaduruvayo. Ubu ngubu imirwano iri kubera muri ya misozi ya hejuru za Karundu, muri bice biri kuberamo imirwano itoroshye. M23 imaze kubacaginga, imaze kubafatira imbunda ndetse na za zindi ziremeye zo mu bwoko uburemere mu bwoko bwa za Katyusha, irazifashe, ihafatira abarundi, ihafatira aba FARDC, ihafatira za Wazalendo. Ku makuru mfite nuko ari n'abandi bacanshuro bavuye mu bindi bihugu bya Afurika bahafatiwe. Abo ngabo rero uri kumva ko mu gihe cyose, kandi murabizi ko M23 yamaze gutanga warning, ibwira ibihugu by'amahanga, irababwira bati abacanshuro tuzongera gufata rero ngo tuzabwira ngo kwikiri tuzabagira imfungwa z'intambara. Ibyo mubyumve kandi mubyiteho. Ni ukuvuga ngo bariya bose noneho bazafatwa. Sinzi, hari abarundi bagiye bafatwa mu minsi yatambutse, bafashwe muri no mirwano yari ihari, bafatiwe mu bice kuva za Ruvungi kuzamuka, barafashwe benshi. Abo bose bafashwe, ntabwo nzi ngo bizagenda gute, processus bizagenda ute. Icyambere wenda nge ndi umunyamakuru, sindi umunyepolitike, intambara ndwana ni intambara y'umunwa, ariko nayo itoroshye. Bivugitse ngo bariya barundi bafashwe bizagenda gute? Leta y'u Burundi se barundi cyangwa se Ndagara aze muri negotiation. Abambere bafashwe muri bino bice bya hano hejuru muri Nyiragongo, n'abafatiwe muri bice bya za Karuba na za Rubaya na za Rumbishi na za Numbi, si mwababonye? Abangaba bose bandi bari gufatwa bizagenda ute? Abangaba ujya usanga ko bavuga ati ngo twebwe baratwohereza, bakatwohereza mu buryo natwe tutazi, ngo twarahiriye kuzarengera ibendera ry'igihugu cyacu, ntago twarahiye kuzarengera ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Ukabona ko bo n'amafaranga bemererwa Kongo yemerera gutanga ntibayabona, ahubwo bariko barapfa nk'ibimonyo bagapfa nk'ingegera. Imirwano rero iri kubera hariya
intare za Sarambwe zavuze ati izi ngegera twazemere tuzihereza amakobora, kubera bimwe mu bikoresho wenda navuga ngo mama 23 wenda nawe yagize ubwoba, wenda reka mbivugeho. Kugira ubwoba bwari ubwiki, burya umusirikari nyamusirikari ntabwo agenda ngo abe nk'umuzalendo. Umuzalendo aba ari umusivili, agira ubwoba akagira amakenga. Hariho kugira ubwoba no kugira amakenga. Bagize amakenga ntibagize ubwoba, ariko amakenga rimwe na rimwe biba bisaba kuba ufite mu mutwe hafungutse, umanza wareba plan y'urugamba. Umanza wareba plan y'urugamba. Bagize amakenga baravuga bati no, FRDC izanye ibi bikoresho runaka ntabyo dufite, reka tubishakire strategy na tactique uburyo twabifata. Hari icyatumye bava muri Makobora, hari ugufata biriya bikoresho twamaze kumenya ko FRDC yazanye. Harimo ibikoresho bifite radar, bifite n'ubundi bwirinzi bw'ikirere. Ibyo ni plan mama 23 komaza kwegera hino, kugira ngo na FRDC nizo za wazayende nizo za FDNB nabo baginga bose bari kumwe nabo bamanze babyegeza imbere. Nyamara kubyegeza imbere, mama 23 izabiri gushakisha za nzira zo kuzazunguruka bya bikoresho ku buryo batazagira ute, batazabisubiza inyuma. Ubwo ngo Gisegeti yabiguze, ariko yabiguriye mama 23. Si ukugira ubwoba nk'uko nabivuze, ahubwo ni ukugira amakenga no gufata plan nziza yo kugira ngo biriya bikoresho babyigarurire. Ariko noneho biriya bikoresho badakoresheje plan nzima FRDC yazanye, ni ibikoresho bihenze, ni ibikoresho navuga ni nk'ibikoresho ariko bibiri bigezweho ku makuru mfite. Ibyo bikoresho biriho radari, biriho n'ubundi bwirinzi bwo mu kirere, bisaba kugira ngo ikoreshe tactique, ikoreshe ubuhanga, kugira ngo ubwo buhanga bwayo ibitware, ariko bitagize icyo bihungabanya ku bana bo muri Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho. Kinshasa rero n'aba barwanyi bayo b'ibihubutsi banywa rumogi bavuta bandi, bahita bigamba baravuga ati twebwe nyine turabatekinisiye tumaze kubaka Makobora. Muhumure, muraza kumenya amakuru yuko bimeze. Biriya bikoresho iyo Alliance Fleuve Congo mama 23 idakora kariya kantu ko kwisubirira inyuma ngo yigire mu ndake muri za myobo, yagombaga no kuba yarumiya. Ntabwo ari babandi bafata abasirikare bagashora sinabyaye, bo bashora abana bazi ngo aba basore, izi nkumi aho turi kuzishora naha hameze gutya na gutya, tugiye ahantu tuzi ko tugiye gutsinda. Apana kujyana abana uzi ko ubajyanye kwicwa. Ntabwo ari amahene cyangwa ibimasa cyangwa ibipizi ibikone byujyanye mwibagiro, apana. Nabo ujyanye bagiye gukora akazi, ako kazi kandi bagomba kugatsinda. Iyo bari kugenda bakakuririmbira ati ukazi uriyo tutuma muzehe tutamariza, hawaseme tumemariza. Wazavuga ko tumemariza bamaze kugera Njiri, bamaze gufata RTNC Kinshasa n'ibindi bice, nto bazarimba ngo kazi uriyo tutuma muzehe tumemariza. Kwa leo wanaimba kazi uriyo tutuma muzehe tutamariza, wanataka imariza sasa, kugira ngo kari akazi bakarangize neza. Nuko bamanza bafata biriya bikoresho byose Gisegeti ari kuzana. Mwarabibonye mu mujyi wa Goma, mwarabibonye Bukavu, mwarabibonye Rucuro. Ibikoresho byatangiye gufatirwa Bunagana, bifatirwa Cengerero, bifatirwa Rucuro, bifatirwa Kanyamugenga, sibyo, bifatirwa Rumangabo. Hari indi kangi sirikari iri hejuru ya za ntuza ya
ya za Kiru, hagati ya Kirumba na Ntuza na Kayina, yafatiwemo ibikoresho bya gisirikari, ibindi bifatirwa Goma, ndetse kuri Poro yananiye Lake, bayitaga ngo ni Rwicanzige kera niko bayitaga Lake Edouard, bahafatiye ubwato, nibuka ko ari ubwato bubiri bwa gisirikari, donc ni kano rapide za gisirikari ebyiri, mwibuka izafatiwe mu mujyi wa Goma abanza zarafashwe, yari az'abamarine zarafashwe ho, murabizi hafatwe n'indege, hafatwa amamodoka amamiliyoni, hari n'amamiliyoni, ibindi bifatirwa Bukavu, wenda ibya biri ku Poro hano ya za Karundu hano muri Tanganyika byo barabijyanye, ariko nabyo mwitegure yuko isaha ku isaha n'ubundi ibyo ngibyo nabyo biraza gufatwa, kandi niba bigeza Kaleme bigakomeza biri kwerekera muri za Ntuza za Zambia, ariko nabyo birafatwa. Biriya byo bamaze kuzana ni bibiri, makuru ufite ni bibiri, ibyo ngibyo uko ari bibiri nabyo birafatwa. Ni ukuvuga ngo baba bamaze kubipangira, bamaze no kubitegurira uburyo bigomba gufatwa, uburyo bigomba gufatwa. Ubwo buryo bigomba gufatwamo rero ni ukuvuga ngo mugomba guhereza imbaraga agaciro Alliance Fleuve Congo, ugahereza agaciro ma 23 Amadubu n'Intare bari hariya. Ni ukuvuga ngo urugamba rakomeye, ariko icyo nababwira kimwe cyo nuko FRDC Wazalendo, FDNB, FDLR bari gukubitwa Bugegera, bari gukubitwa Bubwa hariya, bamerewe nabi, bamerewe nabi rwose, ibintu ntabwo biboroheye, ibintu bibamereye nabi, ibintu byabaye bibi kuri bo. Ibyo byose mubone yuko ari imbaraga za ma 23 n'ubwitange. Aha, nkuko muri gukomeza mubona ibyo bari abasivile Kenge n'abandi bakomeje kugenda bavuga, ibyo ngibyo ntabwo bitanga icyizere, nta nubwo biha amahirwe igisirikari cya FRDC, ntabwo biha amahirwe igisirikari cya Wazalendo, ahubwo birabashyira mu kaga gakomeye, akaga bashobora kutazikuramo. Imirwano n'ubundi hagiye baho ubuntu bwo gutegatega mu mayira, yaba mu nzira iva muri za Warikare, aho Wazalendo bari bo muri kwa Jean Marie Bonane, uvuye za Gasheberi ku nzira iciye Burora, bashakishije kuza gutega, ariko baza kugwa muri ambiscade ya ma 23 y'abari bari muri patrouille, bari baturutse Rwashi, baciye mu nzira itagiye Nyabyondo, baza kugwamo abarwanyi 3 bo muri APSLS barapfa. Abandi barwanyi 6 baguye hafi ya Gatsiru, abo nabo muri Musenyaturo kwa Dominique Ndaruhutse. Ariko amakuru ufite nuko ma 23 yaje kumenya aho bari baherereye, igiye muri verification ngo imenye koko niba ari byo ari by'ukuri, babarasaho, babarashe icyo babakoreye, barabarasa. Kubarasa rero babarashe 6 bahita bapfa. Amakuru yandi nuko General Jean Marie Bonane ni umuautoproclame, ni umuhigi, afite n'imbwa ziyeze nko muri 30, ari kumwe na yanterahamwe yitwa Inyasi Sauli, bisha abasirikare tutari twamenya umubare. Abasirikari babo ni abana b'Abakongomani, bo bishe bakeka ko bagiye kuza muri ma 23 bagiye gukurikira wa muje wabo Jeturwa wabo witwa Abudu. Bishe abasirikari babo, sibyo? Bishe abasirikari babo, murabyumva, bakeka ko umubare ntago turawumenya, ariko ngo ni benshi.
bakeka ko bagiye kuza muri M23 bakurikiye Abudu, kumva ko ubwabo bakomeje nabo kwikora mu nda kubera kutumvikana. Ibyo rero njyewe icyo nabasaba, mwache mambo ya ujinga, mambo ya upumbafu. Niba abantu bafite amahitamo yo kujya hanaha, nibyo ntabwo mwamara kubyumva, ariko ntabwo umuti ari uguca umutwe. Mubigishe baguma iwanyu, niba mudashoboye kubigisha mubafunge, ariko ntabwo umuti ari ukwica abana b'Abakongomani. Inyasi we ntacyo bimubwiye kuko abo yica si ababo. Inyasi we ni ugukeba, ni umwicanyi, birazwi, abantu bose barabizi, ni umwicanyi. Ariko noneho mureke gukomeza kwica abo bana, murabahora iki? Jean Marie, ayo maraso uzayabazwa. Abantu bavugaga ko Jean Marie ashobora kuba agira umutima, ariko iyo nyamaswa ntiguhindure, iyo nyamaswa ntiguhindure, bikugira inyamaswa nawe. Komeza ugire ubumuntu. Tuzi ko nawe uzageraho ukava mu bunyamaswa ukaza mu bumuntu. Ureke kwirirwa ujarajara, upfa rubi, wishinga ba Noheli. Ahubwo ikintu cyo nakubwira Inyasi nako Jean Marie, nucunga nabi abo mubana bazakwica. Umugambi barawufite nawe kandi urabizi, arabutizera. Bagufitiye umugambi mubisha, nuko babuze uburyo bawurangiza, ariko amakuru yo arahari. Bavuga kugira na communication na famiye ya Muze Erasto. Nemeza ko kuba wavugana nabo ni muri groupema imwe, ni muri sheferi imwe, nta nicyo mupfa. Abakoshya iyo ideoloji y'amoko ntacyo imaze. Inyasi, ujye wibuka amagambo yavuze ameze nk'ari ya Sylvain Kenge, ayavugira i Burungo, ayavugira Ikibarizo, ayavugira ku Nturo, afatanya na FDL Ngenzize gutwika amazu y'Abatutsi, biba inka, bakora n'ibindi bikorwa bibi. Ndahamya ko ayo magambo ntaho wigeze uyagaragaramo, no mu mvugo zawe nta gushyira imbere ibijyanye n'ubwoko. Ujye wibutsa Inyasi, umuhungu yatekesheje bakamurya witwa Muhire, amuziza ko ari Umututsi. Ntabwo ibyo bintu wari wabikora. Hari umujama ugendana umuvumo witwa Gabara, wabanaga n'uwitwa Masiroga. Masiroga yishwe na Ntuza na Nyeganyega mu bana. Yafashe umusore amutwikisha ikijerekani kugeza igihe yapfiriye, amuhora ko ari Umututsi. Kugeza niba Bara ariho simbizi, yabikoreye hariya munsi hakurya y'Ikagusa, aho hakurya hanzari n'Ikagusa. Ubu ngubu iyari niba yarakomezanyije ngo yakoraga muri Tede hariya mu mujyi wa Goma, iyari buno ari kwandavura. Amaraso y'inzirakarengane ntabwo wayamena ngo uzagire amahoro. Akugendaho, akakugendaho, kandi akakomaho n'umuryango wawe. Gusa hari ikintu cyo mbagayira, nawe nkugaya.
iyo muvuze imvugo imwe mukavuga muti wowe n'umuryango wawe bizakugiraho ingaruka, mwebwe nta miryango mufite ku buryo namwe bizagira ingaruka ku miryango yanyu? Iryo jambo Inyasi yararimbwiye ngo umuryango wanjye bizawugiraho ingaruka, abo yishe barahari, marigire wenda we imiryango ye iri mu Rwanda, ariko iyo muri kuvuga ngo umuryango w'umuntu, abo wabibwiye ndabazi, ngo umuryango we ngo bizawugiraho ingaruka, wowe nta muryango ugira, kuki mwebwe imiryango yanyu bitagiraho ingaruka? Iryo jambo mukoresha ni ijambo ry'ubugoryi ritari mu bwenge. Ari ukuvuga utyo nuko abandi wenda baba bafite ubwenge bakavuga ati la faute est individuelle cyane gatozi, imiryango yanyu ibyo ukora ntabwo bireba umwana wawe, ntibireba umugore wawe, ntibireba nyoko wanyu, ntibireba so, ariko ubwo bugoryi bwo mushaka mwabureka. Imiryango y'abantu, icyo umuntu avuze n'icyo umuntu akoze ni icye ku giti cye, ntabwo ari icy'umuryango. Gufata imbunda kwawe ntabwo ari umwana wawe wakubwiye ngo papa ajya gufata imbunda. Niba ugiye kwiba inka, ntabwo umwana wawe ari gutuma ngo papa ajya kwiba inka, ntabwo ari umugore wawe cyangwa so cyangwa nyoko. Niba ugiye gutwika inzu ku nturo, ukajya gutwika inzu i Burungu ikabaragasha, ntabwo so ari wowe wagutumye, ntabwo ari bya n'ibya gisegeti byo nyina amubwira ngo fata indege ujye kubombarida ngo hari abantu bavuga ururimi rw'igiswahili. Uwo nawe azazira imvugo ye, wazazira imvugo ye. Icyaha ni gatozi, icyaha ni icy'umuntu ku giti cye, ibyo umuntu yavuze niwe uba wabyivugiye, ntawe uba wamutumye. Reka mbashimire rero kandi nanabasuhuze abanyatura aho bari, aba FDLR aho bari, aba Mayimayi aho bari, FRDC aho bari, mugire umwaka mwiza, icyo nababwira. Ariko uno mwaka mugiye kujyamo ubafashe no gutekereza, muve mu bibi mujye mu byiza, mureke kwijandika mu bitazagira akamaro, bitazagira icyo bibamarira n'icyo bibagezaho. Niba muri abakongomani nimwubake Kongo, niba muri abanyarwanda mujye kubaka u Rwanda rwanyu, rukeneye imbaraga zanyu. Ntabwo imbaraga z'abanyarwanda zigomba kurangirira muri Kongo, muri kwiba inka, muri kwica abakongomani. Singabo ba Mutayomba bari kujya gutwika insisiro muri Waloa Rwanda, bakica abaturage b'abanyanga hariya. Ibyo ntabwo ari byo mugomba gukora. Niba mwaragize amahirwe mugacumbikirwa, nimwubaha ababacumbikiye, bubahe, mubaha agaciro, munabashimira, muvuga ati imyaka 30 imaze kuba 31, ubu nigiye kuba 32, tuvuye iwacu mu Rwanda, duhunze dukoze jenoside, tugera hano turi abicanyi, muratwakira. None namwe ubwanyu tubasabye imbabazi, twarabiciye, dushaka gutaha iwacu, tugende tujye kubazwa ibyo twakoze. Niba hari ababikoze, abatarabikoze bajye mu buzima busanzwe, bafatanye n'abandi banyarwanda bubaka u Rwanda. Mumanze mwashimira ababafashije muri iyo myaka yose, mwarahabyariye, murahashingirira, murahashakira, mubashimire, ubundi mufate inzira ende mugende, wenda mufite n'uwo mugisha w'ababakiye. Ariko ntimuzavanayo umugisha, umuvumo nk'uwo mwavanye mu Rwanda mukimara gukora ibyo mwakoze, bari abayinyasi. Uwo muvumo uzabagendeho myaka na mirere y'ubuzima bwanyu bwose, nk'uko mubibona abayobozi ba FDLR bafite iyo mivumo ibagendaho, ibariho, bagenda babahetse hejuru, babaye amaparariza, abandi baramugaye hejuru y'ibyo byaha bakoze n'ubwo bugome ndengakamere bagiyemo.
abakongomani rero bariya ba Dominique Ndaruhutse n'abandi muve muri ubwo bugoryi, mufate umukongomani nk'umukongomani, ibyo mwakoze byose muzababarirwa kuko nta cyaha kitababarirwa, ariko mufatanye n'abandi mwiyubakira igihugu, kuko nimuteze kuzatsinda, mufite icyo bita intsinzwi. Ibyo muzakora byose muzabikora ari ukumena amaraso, ariko Imana ntizabyemera, ndetse na Alliance Fleuve Congo 23 ntibazabyemera. Bazahagarika ubwo bwicanyi, ariko kugira ngo buhagarare neza mukibukomeje nuko muzapfa, nuko muzapfa. Hari uwambwiye ati ngo reka muvuga, arambwira ati ngo ngewe ngo ni General Gadi, ngo ngewe ngo ntabwo ngo nzakorana n'umututsi, ngo kereka namfatisha isasu. Nibyo bazagufatisha, kuko mu gihe utumva ko uri umwana w'Inyamitabo, abo mwakuranye iso na nyoko, uwo muri famiye yo kwa Nyari Murengera baragabiranye, ariko kumva ko wishyizemo izo ideoloji FDL iri kuza kugushuka, uzapfa wubitse amagara. Ugendere mu kuri, mubane ubumwe. Ujya wumva ko umunyamasisi ari umunyamasisi, umunyarucuro nta tandukaniro n'umunyamasisi. Umukongomani wese ko ari umukongomani, twiyumvemo ubukongomani no kwiyumvamo ubwoko, ibyo bizadufasha. No mu gihe wiyumvamo ayo moko FDL gushyiramo, uzapfa uri imbwa, uzapfa wubitse amagara. Reka mbashimire rero, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo. Uwiteka akomeze arinde buri muntu wese wifuza amahoro, wifuza kubana n'abandi.